ibintu wari wabishize kuri channel yawe yari guhita izamuka. Ndakwemererega ubundi wowe urategura ubihorere bamuke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nkicecekera we bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure njye rwose ntugire ikibazo. ushobora no gusanga batariye biriya igihe usanga ari inzara gusa biriya usanga umuntu aba atariye igihe usanga ari n'icyuma bamaze kwikwikira yego cyangwa se utariye ugasanga abanje kunywa icyuma mbere ukajya kuvuga ari amagambo cya cyuma kikamutitiza hajya ngo yitwa ni iyo urebye imitsi ukuntu iba yareze ubundi umukozi w'Imana agira imitsi ireze kuriya gute buriya bamaze gushyira agahaga imitsi bireze iminkanyari Imana ukorera menya itakuze wa mugabo rero uriya mugabo ngiye nkimubona ariko ngiye nanze ijambo yavuze kuri Pastor Mutesi no hano namuboneye ko afite ikibazo gitoya mu mutwe bimwe byo kuvuga ngo ikibazo gitoya yego mvuga kari gato bimwe byo kuvuga ngo Nyabugogo ngo hazaba ariya ngo hazaba abantu bazahunga ngo hazasigara hameze nk'urwuri birushobora gusanga n'ibitekerezo arafite mu mutwe ushobora no gusanga ari nacyo cyifuzo yarafite mu mutwe ko icyo kintu cyahaba ati twari turi kumwe atanyambura amafaranga atese byagenze biti umugabo ati gende mukuru wa nibishaka Theogene ayo n'amakuru twifitiye aturuka ku bantu bari kuri RIB ya Rusororo bari za RIB ya Rusororo yaramwihakanye mukuru utuye i Kanombe avuga ko ntacyo bapana avuga ko nta mufamiliye n'umwe afite kandi ari mukuru we bavukana kwa se na nyina n'umuvumo niba yaratinyutse kwihakana umuvandimwe we n'umuvumo ntabwo wawukira ubundi rero urumva uyu mwana witwa ngo ni Noheli yaje kugenda guterera ko noneho bigere hano amubwira ati nagenda bendure rira jambo rye ryatuye ngo nagenda benure nkibaza abategarugori abari n'abategarugori ababyawe uburyo umuntu w'umugabo abantu bita umuhanuzi bakamukomera amashyi bakamaza comment ngo muhanuzi w'Imana turagukunda turakwemera abwira umuntu ati Noheli muhungu wanje urabizi ko nkwemera urumva nyine bateguranye umugambi wo gusebya amapapa afite imvugo z'abana bo mu muhanda ni n'ubwa mbere numvise ikintu cyo kubenura none afite n'imvugo zirimo ubugome bukomeye cyane imvugo zirimo ubugambanyi ubutiriganya ugusonza cyane none ngiye muri ayo numvishamo amagambo kwabira nuko ntafite nimero ye kumoka kumoka kubenura no kugira ikira no harasubiza inyuma gato ngiye mwemereye ibiryo nukuri irya nyuma oya kuko harimo ibintu by'ibikoko gusa reka nkwereke ngiye mwemereye ibiryo kubenura harya se kwa kundi kubenura fuso ifata ikabenura ure nko kubenura icyo yashatse kuvuga yarashatse kuvuga ko mama Pasteur ari munini sibyo nyine ari munini wa mama agenda kibenu ari gushaka kwerekana yuko uriya mama Pasteur ari munini none heragende akibenure nyine arubenura bro ibi bintu biri seriye kandi biri seriye cyane pe koko mvare ko umuntu w'umugabo ngo oya webye byo gutogusa reka tubyire ngo bareke babiri umuntu w'umukozi w'Imana ko karavuga ngo bagenzi be barabira bro ariko menya ari umushumba menya ari umushumba no muntu menya ari umushumba ntago mvuga umushumba batagira umuntu ugira ngo ni umushumba w'itorero umushumba w'inka nabwo inka zitari iza hafi hano inka zo hepfo hakurya iriya sinzi n'ariho harya muri za Kongo nta mashyamba abayo cyane niyo twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikiye kuri JB Rwanda ndetse n'abandi Kairis Beauty Mr Bro meze neza big man imvura yaguye Mr we ya bro meze neza sasa ya meze neza nta gahunda mfite cyumweru ko ushobora kwirangira nabi byagoranye hari amafaranga ajya abura mama wapa ndataha kare harya turi kuwa kare turi kuwa gatanu turi kuwa kane birakaze ndataha mu gitondo
Atabukeye se. ndavuga kare ko kumva ngo umuntu ataha kare ugasanga utashye nka saa 11 ese kutashye mu gitondo uvuga saa 11 z'amanywa kwanga atereka ntaye kare. Ubu ngubu rero ukuntu bimeze ubundi gutaha kare bituma n'ubundi ejo ukora akazi neza ya n'ubundi bajya bavuga ngo niba ushaka gutegura umunsi wawe urabihereye umunsi ya kuko niba uzarebe neza iyo umunsi wabanje utaruhutsemo neza ukurikiyeho akazi karapfa cyane usanga ibintu biba byumvikana cyane akazi kari kugenda nabi. So n'abantu musohoka nyine mwibuke gutaha kare tu n'abantu ariko akavura karaguye i Kigali karagoye kabisa gatunguranye nanjye ndumiwe kagoye nk'iminota nk'icumi cyangwa 20 aho karashije kubera ko muri no minsi yasigaye hashyushye arashyushye ariko mwibuke neza reka ko kwa kane kwagezemo neza harabura ngiye kingana gute turi ku itariki zingahe turi ku wa kane mutagatifu tariki 28 ukwezi kuzagira iminsi 30 n'ubundi harabura iminsi 3 uravuga ko avuga ko buri ibiri mano kuko indi tariki twayigezemo indi tariki twayigezemo icyumweru ni Pasika Pasika nziza kuba yemera ejo ni kwa gatanu mutagatifu ubwo Yesu cyangwa Yezu yazukaga bamushyiraga ku musaraba yabambwaga ku musaraba noneho azazuka ku cyumweru azarara mu mva rimwe ubundi azuka ku cyumweru kuvuga ngo azarara mu mva ku wa gatandatu Pasika nziza kuba yemera ku batayemera ni uburenganzira nuko nyine twizamukire ibingibi bajyaga bavuga ngo ndazibandwa nzerekeza he. Ni umugani w'ikinyarwanda cyangwa n'imvugo ya kinyarwanda iyo umuntu avuga ngo Mana boye ngo usunda zibandwa nzerekeza he ni wa muntu umaze gushoberwa burundu yaba huye n'ikibazo yakwiyambaza bikanga yajya kuri Joshua bikanga Mana yanjye no Mana yanjye ndazibandwa nzerekeza he kandi wumirwa nyine ukavuga ati nzerekeza kuko ibyo uri kubona ntabwo bisanzwe. So ni audio yashyizwe hanze na nyamara Pastor Claude aremewe cyane ni ukuri ko Mana Claude aremewe Claude uremewe waciye impaka noneho Yamara nta mayite niyo mafite amayite Claude mbamuhamagaye Claude afite amakuru bamuhamagaye Claude ni umwe mu bantu navuga ko usanga umuntu wese agaya Claude ni igihubutsi niko bajya bavuga ni umuntu udafite 12 ariko ari ibintu ajya akora ukabona nibyo njyewe ahubwo njyewe maze no kubona yuko Claude n'ibintu ashyira hanze ni nawe mu pastor muri aba ngaho kuri social media batwika wa mbere uyu mu Rwanda noneho ndabivuze Claude niwe mu pastor muri bano biregwa kuri social media babeshya uyoboye imihanda kandi nkurikije ibyo abandi bakora Claude ni intama y'Imana cyane pe kubera ko Claude ngewe yaramubonye Claude ni umuntu ugira n'impuhwe narabibonye yemereye Claude ari ukuntu ubona atanga amarifti ugasanga ari gufasha uzare aba YouTuber hari gihe bataba bafite n'imodoka usanga araguhamagaye ariko ugasanga Claude rwose oya nanjye ajya mpamagara ngo big man ndavuga Karame ngo niba ushaka ikiganiro so waje ugateraho ko ngiye gukora ikiganiro nkamugandaje ariko akenshi ndamubeshya ntago njyayo so Claude rero ni ikiganiro yakoze mbere uko twumva irijwi ry'uyu muhanuzi w'indaya kuko ayakoresheje n'amagambo y'uburaya ni imbambare ni indaya ni inshinzi ni reka nkubwe nyagura ni indaya z'igihumbi zo mu muhanda none bitewe na terema afite none ira terema arya ngo ni ukubandura ngo mwamubendura walla usko aba abantu b'indaya mana bira rero hari ibintu bimbabaza cyane pe njyewe no mugabo ntago mukunda ngo nagira ikintu mutwara ngiye kuva nkimuboneye ntago nkunda ibintu akora ibintu yigira bira bintu ntago mbikunda bari kumukoresha ikiganiro havuye mu kiganiro ushobora no gusanga batariye biriya igihe usanga ari inzara uskobere igihe usanga umuntu abatariye igihe usanga ari n'icyuma bamaze kwikwikira yego cyase utariye ugasanga abanje kunywa icyuma mbere ukajya kuvuga ari amagambo cya cyuma kikamutitiza hajya ngo yitwa ni irebye imitsi kuntu iba yareze ubundi umukozi w'Imana agira imitsi ireze kuriya gute
buriya abamaze gushyiramo agahaga imitsi bireze iminkanyari imana ukorera menya itakuzi wa mugabo rero uriya mugabo ngiye nkimubona ariko ngiye nanze ijambo yavuze kuri Pastor Mutesi no hano namuboneye ko afite ikibazo gitoya mu mutwe bimwe byo kuvuga ngo ikibazo gitoya yega mvuga kari gato bimwe byo kuvuga ngo Nyabugogo ngo hazaba ariya ngo hazaba abantu bazahunga ngo hazasigara hameze nk'urwuri birushobora gusanga n'ibitekerezo yari afite mu mutwe ushobora no gusanga ari nacyo cyifuzo yari afite mu mutwe ko icyo kintu cyahaba sibyo rero ushobora no kuvuga ati wenda Kicukiro ukavuga ati wenda uyu muhanda wa Kicukiro Imana yanyeretse ko uzasenyuka kandi wenda ahubwo ibitekerezo ufite mu mutwe ari byo gusenya uwo muhanda wowe ufite igitekerezo cyo gusenya uwo muhanda ahubwo ukabyicisha mu Imana yaragowe Imana waragowe uno mugabo rero ni ukuri kw'Imana njye mbona asana nabi rero reka nze nkubwire Big Man mbona asa nabi hari abantu bigize incabwenge bigira abantu b'abanyabwenge bakomeye cyane bakaba bafite gahunda mu mitima yabo cyangwa se mu bitekerezo byabo bafite gahunda ikomeye cyane ariko bakicishwa mu nzira z'Imana urakoze kuko bamaze kumenya yuko abanyarwanda iyo tugeze mu kintu kijyanye n'Imana tugwa nk'ibere cyangwa se tubura imbaraga nk'imboga zikubiswe n'umuriro so ugasanga afite ikindi kintu arimo agambiriye ariko harya ni Arishavine yakinaga muri Arsenal Arishavine nande wundi na Shevchenko urabizi ko bari Abarusiya ariko ngo uzi ko bari baje gukina Arsenal boherejwe na leta y'Uburusiya baje batanga amakuru he mu Burusiya ntago ariwe turi kuvuga ushobora gusanga ari nk'umuntu w'umugabo muzima ufite abana umugani gafite n'abana ko ngiye ngo ndabona inzara igiye gutera ngo abantu bose bagiye kwimuka kandi ari gutanga ubutumwa we ashaka buri mu mutima we niba udakora azi yuko aramutse abivuze straight gutya byamujyaho ingabo ari gutangaza ibihuha sibyo ari gutangaza ibihuha ari gukanga abaturage sibyo ariko noneho we akabicisha mu Mana kubera ya filozofi akanasoma Bible cyane akagenda kuramo amagambo y'ubwenge n'uwajijisha akavuga ngo natumwe n'Imana bari yavuze ngo ari amacano menshi agiye kurimbuka ngo ari hano kuri social media iya mbere yari iya Korode menya Korode amurimbuye ahubwo menya Korode amurimbuye sibyo se menya Korode amurimbuye nukuri kw'Imana ntago nakubeshye so reka twumve uburyo yabenduye umugore wa Pastor Nyakwigendera Pastor Theogene Asiya yaragowe Asiya mbonye yaragowe umwe mu bagore baguwe bari ku isi ejo ndere comment nabonye ariko ngo iyo udafite umugore n'imbwa n'imbaraga sazi udafite umugabo n'imbwa n'imbaraga sazi za kugukiniraho uretse n'ikindi hari umwe mu bagore wigeze kumbwira icyubahiro cy'umugore cyangwa se ishema ry'umugore n'umugabo we none ishema ry'umugore cyangwa icyubahiro cy'umugore cy'umugabo n'umugore we kandi ikindi urugo rurimo umugabo ariko no mugabo mvurya ari indaya uyu mugabo witwa Nibishaka ni indaya mbi ngo genda ubendure ariko mana yanyu ubwo yabwiraga nde wamuteka mutwe Noheli urumva ako bigize we ndakwemerera sisi witubanuzi Noheli muhungu wanjye batogose ubwonko ubasaze bareke babiri gusa iya ariko nk'iki kigabo mvare ku muntu w'umugabo ngo oya we ibyo byo gutogusa reka tubyire ngo bareke babiri umuntu w'umukozi w'Imana ko karavuga ngo bagenzi be barabira bro ariko menya ari umushumba no muntu menya ari umushumba ntago mvuga umushumba batagira umuntu ugira ngo ni umushumba w'itorero umushumba w'inka nabwo inka zitari za hafi hano inka zo hepfo hakurya iriya
sinzi n'ahariho harya muri za Kongo nta mashyamba abayo cyane niyo yuzuye gusa niba ahantu hari ifamu niho yabaragiye ngo bareke babiri kwanza noneho urebe uyu nguyu uyu mugabo nta Nyatare n'amakaba bahire yenda ko yenda wasanga yubatse sibyo uyu murebye byonyine ukimureba nabanza ajye kwitaho utubona ko inzara yamwishe nabanza ajye kwitaho nukuri nabanza yiteho n'umugabo afite ikibazo nabanza ajye kwitaho sibyo nabanza yihaze nyine ni bya bindi bakubwira ngo ese wariye sibyo arashonje ibi ngibi kubikoreshwa n'inzara sibyo ushobora gusanga abantu bamuhostinga nta muntu umwe ujya umuha nka 2 cyangwa 5 sibyo ibi ntabwo wabivuga ufite umutima mwiza wahaza ikindi ari gukora wumvishe mu mutwe we harimo n'ikintu cya business wumve ibintu wari wabishize kuri channel yawe yari guhita izamuka ndakwemerera ubundi urategura ubihorere bamuke nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nkicecekera we bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure njye rwose ntugire ikibazo sawa bihorere bakomeze biyabize si umuntu se barabona ari ibuye itameneka cyangwa ni ibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza kuba gerageze nubwo okay tugende kuba Noheli yatereta uriya mu mama ntago ari igitangaza sibyo oya ntago ari igitangaza n'umuntu sibyo oya banashakana ni ibintu mani ni nese ntago urabona umuntu windushye nyine ushatse mu muryango urenze se narya imbwa yarya nzungu nyine nawe urabizi ariko ari igihe none iyo mbwa usanga uriye yayindi isanzwe ariko nk'uyu mugabo sibyo afite imvugo z'abana bo mu muhanda ni n'ubwa mbere numvise ikintu cyo kubenura none afite n'imvugo zirimo ubugome bukomeye cyane imvugo zirimo ubugambanyi ubutiriganya ugusonza cyane none ngiye muri ayo numvishamo amagambo kwabira nuko ntafite nimero ye kumoka kubenura no kugira ikira no harasubiza inyuma gato ngiye mwemereye ibiryo nukuri irya nyuma oya kuko harimo ibintu by'ibikoko gusa reka nkwereke ngiye mwemereye ibiryo kubenura harya se kwa kundi kubenura fuso ifata ikabenura nko kubenura icyo yashatse kuvuga yarashatse kuvuga ko mama Pasteur ari munini sibyo nyine ari munini wa mama agenda kibenu ari gushaka kwerekana yuko uriya mama Pasteur ari munini none heragende akibenure nyine arubenura bro ibi bintu biri seriye kandi biri seriye cyane pe koko umuntu w'umugabo rega nkanjye nshobora nko kubivuga ati ko narezwe ikintu nk'icyo biragoye nshobora kucyuhata abandi birirwa hano ariko uraje ubanza utweretse ko uri umukozi w'Imana none utangiye kubenura aba mama Pasteur babandi urababenura se gute aramubenura uyu mugore yaragowe mama Pasteur waragowe wanguza arya ngo kuribwa n'imbwa naga zaribwa n'imbwa yatondagiwe n'intozi noneho zimwe zidafite naho ziri kujya arya usanga intozi ziri kujya ahantu hamwe noneho uzi gutondagirwa n'intozi zidafite gahunda ziyanyagiye ni nk'inshishi nko kugongwa n'igare rishaje ni nko konerwa n'imbwa ubundi bajya bavuga ngo nyiri ibyago imbwa ziramwonera ubu none ugasanga ibaza imbwa ziri kurya imigozi zikaza zikarya n'ibyo ngiye kuvuga cyasiriye nk'ibishyimbo byawe nk'ibishyimbo byawe pe ugasohoka wasohoka hanze ugasanga hanze wari ufite nk'umurima w'ibishyimbo usanga nk'imbwa desa ziri kubirya umva Noheli muhungu wanjye ngo Noheli muhungu wanjye batogose ubwonko ikigaragara cyo nuko Noheli n'uyu muji
hari ibintu baziranyeho Ni inshuti, ni kuko umuhungu biragoye ubusa kugira ngo umuntu azakwite umuhungu wawe man biba biragoye ko ari umuntu waza hano ahise agita ngo umwana wanjye cyangwa umuhungu wanjye. ijambo kurindi batogosa ubwonko afata ubwonko sibyo batogosa ubwonko bwabo ubasaze ubufate bushyire mu mazi ubutogose bubire sibyo ubushyire mu mazi bubire sibyo ukuvuga ngo bahite basara urumva bayaza ubwonko basare sibyo nibamara gusara urumva basaze bamaze gusara bahise bagira iki barabiye bagiye mu muhanda barabira sibyo aya no mugabo sinzi nyine ushobora kuba yaravukiye sibyo ubwonko bwatogose kuvukira hose nta kibazo ko natwe ntabwo twavukiye i Kigali ushobora gusanga yaravukiye ahantu haba impande cyane ubu ni uburere bwa cyane uhera hasi imana ufite buno burere sibyo ari kumuroha sibyo ari gufata noheri ni kwa kundi umuntu avuga ngo hena nabonye niba ngo bumba nabonye yego nkagurutse nkagushuka ngo bwati Cresate wagiye hariya nkareba kugerayo kandi ubwo hariya hari inzoka nabonye y'insazi nkagushuka uyu nguyu se mwavuye muri ribu ejo bundi akava muri ribu avuze ko atazongera gusubira ku mbuga nkoranyambaga yarasubirayo none ari koshya mugenzi we ngo abatogose nawe bazamujyane muri ribu gusa iyo ibi bintu wari wabishize kuri cano yawe yari guhita izamuka ababajwe nuko izamuka ijya uyu mugabo mana yanjye rero nk'abantu mwe reka tubanze tunibigisheho gake nk'abantu mwe uraza ukabona zaburi nshya iri kugostinga ikiganiro cyawe kikagira 40,000 kikagira 80,000 kikagira 100 shinga cano yawe ushyiraho ikiganiro cyawe numara icyumweru ufite 2,000 uzampamagare nzakugurira mvuze bibiri reka mvuge senkisa nako reka senkisa nubabona kuri cano yawe byabiyeho ugahostinga nk'umuntu akahita avuga ngo ese ngo none mvugiye kuri cano yawe kora ngo mushyize kuri cano yanjye sinatwika ntabwo njya mbwira umuntu ngo oya mpita ngo uzagerageze uzarebe yashyiraho akabona arebwe n'abantu bane b'iwabo gusa ngo bya bintu ntabwo byoroshye ngo bino bintu iyo bishyiraho cano yere kuhita izamuka kigaragara cyo ntabwo ari ubuhanuzi n'amaramuko bari gushaka amaramuko yo kubaho bari gushaka gutuburira abanyarwanda kugira ngo barebe ko baramuka ni ya nzara twahereka leta tugira iki tuvuga ariko iyo bareba nta nubwo bafatira ku rugero mugenzi wabo Apotre Yongwe ngo bamufatireho urugero ubu ngubu tuvuga yuko nta somo yabahaye nta somo babonye gusa uyu nguyu avuye muri bundi nawe yaje ari gushwana agize imana wese se wamunye ari gushwana yashwanye na Claude nanone ngo Claude ngo ndakwemerera ubundi wowe urategura ndakwemera erega wowe ubundi urategura ibi ngibi rero bishatse kuvuga abantu mudukurikiranye gutegura ahantu tujya tubivugira hagati yacu ari gihe tuba tuza umuntu wakoze plank ubwacu nyine tuba tubiziranye hagati yacu nk'urugero umuntu agakora inkuru ukamubwira ati bro wateguye neza man wabikoze neza sinibuka inkuru sinigeze kuhita nkubwira ati man iki ni plank imwe ya Ndimbati nta n'ikibazo byaranarangiye twese tubivuga mu kiganiro ati kano kantu harimo agateguro n'urugero rero agateguro ni nko gutegura plank gutegura content ugiye wa mugani wo gusazamo abantu ntago bose bavuga amakuru wowe uri kuzana amakuru ntago bavuga amakuru baravuga ngo ni Imana yamutumye yabonekewe we ntago ari amakuru bo ni ukuvuga ngo kubonekerwa Imana yamubwiye we ntago ari amakuru urakabona n'amakuru ariko wazabeshyira Imana ariko mugenzi we akamubwira ngo we ndakwemera erega wowe urategura ntago ari Imana yateguye ubihorere bamoke bamaze kwabira bagiye kumoka ubu ngubu bagiye kumoka
nkabona na Claude yarashakaga ko bamusubiza muri gereza. afite rezo Claude afite rezo. Claude yaragize bafite kuri mobile money ngurire njye nta mafaranga afite kuri mobile money. Claude uribuka avuga ngo uno muntu ashobora kuba yarabeshye mu mugarure turi mu mahugurwa. Claude uri umugabo uremewe. Claude uremewe kuko uyu mugabo utinyuka akavuga ngo bagenzi be bakorera Imana usibye no ko ari bagenzi be abandi bantu bagiye kubivugaho ngo bari kumoka. Ese niba turi kumoka wowe uri gukora iki? Ese ubundi wariye wabonye utwo kunywa? Wabonye wa mugani aranci ya saa sita, wa mugani w'umuhungu wacu wabonye aranci ya nijoro? ikintu nemeye ariko kimwe ndakikubwiye ikintu kimwe nemeye kimwe uyu mugabo mwemereye ibyo kurya yego agafuka k'umuceri kabisa umuntu umuzi amubwira ko namwemera agafuka k'umuceri w'umutanzaniya tuzagenda nta na kamera iriho ngiye nkamugurire akamanukane wabo kuko hano harimo inzara ivanze n'uburaya ivanze n'ubutindi. wumve ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nkicecekera. uravuga uruwuhe uravuga uruhu nari nirinze kuvuga kugira ngo wenda aravuga wenda ngo habe ikintu mu Rwanda ndetse uravuga iki uruwuhe noneho igisekeje mba nirinze buriya rero Satani arakoshya yamara kukoshya akaguhurura urinda kuvuga urinde wowe uriki wowe nanirinze kuvuga ninde ukwita yose washatse ibyo kurya shaka ibyo kurya nakwemereye umuceri shaka indisho shaka ibishyimbo shaka imvura iri kugwa shaka dodo ugenda usorome dodo hariya hepfo ubu ibihurnyo byatangiye komera mu bishyamba cyangwa n'ibishogoro ugende urye uhage kwanze kuvanga ubwo se uri kwandika nanze kuvuga ariko ari guca amarenga we bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure njye rwose ntugire ikibazo. uyu muzimu harya kera ntabwo bavuga ngo kuri agence habaga indaya nyinshi no mu migeni. uyu mugabo ashobora kuba yarajyaga mu ndaya. iryo jambo ryo kubenura sibyo bita noze imatimba se ni kwa Jesquiza bita indaya indaya zo ku mukoni zirahise yendire barayizi wajya guhumba kera Sodoma ndahazi kubenura ahandi bitaga muri Cadillac yego habaga ngo indaya ngo zambaraga ubusa kera zambaraga ubusa ngo z'amagini. uyu nguyu rero menya yarajyagayo tekereza ko umuntu utinyuka akavuga ijambo ngo genda umubenure umutikure ariko gutikura urabizi gutikura ni nko gufata nk'igiti woya gutikura ntabwo ari ugutsibura ukagira gutikura nko kugira gutya ugatikura nk'umuntu gutya ugapfumura ubutikuye mimbere ukabyoroga mimbere ubutikuye oya no gutimbura ngo atikuye niba avuze gutikura ku mutimbura umutikure Yesu mpeko mokaba mpeko mugofite terime urumva we bayaze gusa kandi n'ibicamo akaguha uzamubenura uzamutikure njye urumva ko bafite gahunda yo gusaza yo kurongora wabyumvishe mama pasiteri bafite gahunda yo kumwototera bakamushyushya akabaha yacika intege akabaha akahita yasama bakahita bamutikura. Kwasama mvuga ntabwo ari ikintu ni ukumuha nyine
bakahita bamubenura. cyakoze abantu bazanye terimi ikakaye cyane urangiye kubyandika ahantu ati ndakubenura ndagutikura hari akandi gasigaye ngo n'umundi ngo tukiri aho ngaho igiti mama pasteur haba ari n'abandi bari abahungu nabonye mwifotozanya ubirinde bafite gahunda yo kukubenura niba bamubenura kana mubenura kabonye kari ku bendova ndabonye ari gukina bendova bihorere bakomeze biyabize si umuntu se barabona ari ribuye itameneka cyangwa ni ibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza aho ngaho yarashatse kwerekana avuga ngo ni umuntu usanzwe afite amarangamutima afite nawe amarangamutima ntago ari ibuye nta nubwo ari n'igiti ashobora kumukoraho akakwemerera ukahita umubenura sibyo ukahita umutikura wowe gerageza utsibure cyakoze ni ubwa mbere numvishe umuntu nakeka ko ari umupasiteri hari igihe urumva uvuga no magambo ameze gutya sibyo umuntu wita ngo ni umuhanuzi umuntu utinyuka guhanurira u Rwanda agahanurira igihugu akavuga ngo uburyo niba ngo yaje mu modoka ngo z'umujenerale oya no mugabo nibandi oya urumva atari uratinyuka ukavuga ngo umugore w'abandi ubuze umugabo ejo bundi koko ariko usiko mwamaze kuba ibikoko mwiriwe neza pastor ko yemewe no pastor hano mu kiganiro twemeje ko wemewe none twasizaho akadomo uremewe ubu ni wowe perezida w'abantu bose bavugira ivugabutumwa ku turagutoye turakwimitse utubabarire kandi ubyemere ntawanga ubuyobozi ahawe n'abayoborwa yego pe aho munshyira niho njya biterwa n'aho munshyira amaso yanyu niyareba impamvu mu kanya uri umwe mu bantu usanga kuri social media kubera ukuri kwawe kwinshi ugira sibyo abantu benshi bagufata nkaho uri igisazi bakabangura hubagurika sibyo ariko wowe ukaba uwa mbere utwereka ati nyamara muri bamwe baza babereka agatima keza nibo bamayibobo nibo bibirura mushimiye iri audio warabishyize hanze pastor ngenda gushimiye Imana iguha umugisha byerekana yuko n'ibindi byose uvuga uba ari ukuri ubu rero hari part 2 so no ndashaka mbere ya part 2 banza utubwire ku ruhande rwawe reaction yawe ni ihe biriya bintu kibyumva wabyakiriye gute wiyumvishe gute mbese wanabibonye urumva Yesu yaravuze ngo mureke amasaka n'urukungu bikurane nibishaka Theogene ni umuntu waje muri social media azanywe n'uwitwa Nepo Musaraba TV nawe batakiri kumwe ndetse ubu ngubu yego batandukanye kubera impamvu nibishaka Theogene azagaragaza ko ari umuhanuzi mu yandi magambo yazanye Katarina hari ibintu mu giturage bajyaga bavuga ngo namubandi yitwaje Katarina kwa kundi yazaga kubita ikintu ku rugi ngo po undi nawe rero yazanye Katarina yo kuzana amaboko kwizunguza mu birere nk'isake igiye kubika mu gitondo igaragariza abantu ko bukeye yego hanyuma aza yitwaje ijambo ry'Imana Bibiliya kugira ngo yibe abantu muri social media kugira ngo bamufate ko ari umuhanuzi kuko nibishaka nako Big Man urebye umuntu wavuze ngo Nyabugogo ngo Kigali ngo abantu bazicwa n'inzara ngo babime inambe ngo bafite inda ngo zigende zireba imbere ngo kurya abantu bazajya babareba ngo kurya Nyabugogo izaba inkambi y'impunzi ibyo ntabyo twabonye nta nibizabaho biragoye nta nibizabaho nta nibiteze kubaho cyane arongera ati Kigali aguye imvura y'impangukano mbere yuko umwaka urangira umwaka wararangiye imvura y'impangukano ntayo twabonye ahubwo abantu bifuzaga ko udutonyanga tuboneka
yego ndakumva. arongera ajyana na perezida wa Zaburisha i Masaka, hari umumama witwa Mama Gasaro amaranye ikibazo cy'imbwa imyaka 9 itavuka. Yego. Ati mbere yuko Noheli ya 2023 iba 25 izajya kugera ya Noheli, umugore amaze ibyumweru 2 akikiye umwana. Umubyeyi n'uyu munsi wa none aracyari kumwe na cya kibazo. Ni Imana yonyine izamwitabarira bitanyuze mu besikoro, bitanyuze mu mabandi yitwaza gatarina z'ubuhanuzi zidashinga zitabyina. Hanyuma arongera ati avuga ni yagiye avuga ibintu byinshi, aza muri social media yaravuze ati nta Mana yantumye gufungura cano, nta cano shaka, nta kamera shaka. Ibyo bibazwaga n'umunyamakuru w'Impanuro TV witwa Damuru, ufite na channel yitwa Inzozi Zacu TV. Amubwiye ati ese tugufashe kuri mu bayi musitari, tugufashe gufungura channel, atoya nta cano Imana yantumye, nta cano shaka. Umuhungu abakomeje gukora za content zisebya ADPR, zituka abayobozi ba ADPR, zigera no ku bayobozi bakuru b'igihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo igisirikare cy'u Rwanda. Avuga ko ngo yaje inyuma y'imodoka ya Fande General Mubaraka Muganga ngo yabescoti we, ngo hanyuma ngo ntibamubona kuva mu Ruhengeri ngo agira Nyabugogo, ngo bamubonye ngo Nyabugogo ngo amanuka imodoka, ngo baratangara ngo batazi igihe yayuriye. Ibyo bishatse kuvuga ko urumva yasebyaga urwego rw'igisirikare cy'u Rwanda ko batazi gucunga umutekano, kandi tuzi ko aribo barinze Afurika yose. Hanyuma agaragaza ibintu byinshi. Hagiye haza abadamu bafite abana kuri za kamera bakamuhamagara, yakumva aribo agakupa telefone. Abo bana nabe hari umudamu w'Iburasirazuba yaraje w'Irwamagana, araza aranamuhamagara ati niba ngari uwo mwana ngo angafite umwana witwa Miguel, ngo papa Miguel. Aritaba. Ati ni mama Miguel. Ngo nakubwiye ngo uzaze tubonane se aranabivuga Theogene icyo gihe mu kiganiro byibuka. Ati ko nakubuze tubonane kutaje. Hanyuma ati none se ko nguhamagara ntunyitabe, nahamagara ntunyitabe, ati niyo ko nkoresheje nimero y'uwitwa Ezekiel wa Kiranuka TV. Nyuma yaho umugabo witwa Nibishaka Theogene yagiye agaragaza ibintu by'ubukiranutsi byo kwigarurira societe, diaspora yigarura yifata mu biganza, bamukomera amashyi n'amamesaje menshi amuririmba, abiba bese koroka agira gute, bakavuga bati ariko Nibishaka nyamara hari abagore batsinda, hari umukobwa yakuye mu Kinyamerika cyabatsinda mugira umugore igasanze, abantu ntibabyumva. Uyu munsi none Nibishaka afite umudamu babana mu rugo mu nzu, batasezeranye haba mu rusengero haba no mu mategeko ya leta. Uwo mugore niwe wamugemuriraga, niwe wasori, niwe wamushyiraga imyambaro kuri station ya RIB ari Kimihurura ari Rusororo, ahahurira na mukuru we, ndetse yanageze Rusororo mukuru aranamwihakana, yihakana mukuru we, avuga ko atamuzi, ngo ahubwo asaba polisi ko amwishyuriza amafaranga uwo mukuru we. Aravuga ati uwo mugabo simuza, ahubwo uwo mugabo ati twari turi kumwe atanyambura amafaranga. Atese byagenze biti? Uwo mugabo ati gende mukuru wa Nibishaka Theogene. Ayo namakuru twifite ava ku aturuka ku bantu bari kuri RIB ya Rusororo, bari za RIB ya Rusororo. Yaramwihakanye mukuru utuye i Kanombe, avuga ko ntacyo bapana, avuga ko nta mufamily n'umwe afite, kandi ari mukuru we bavukana kwa se na nyina. Umuvumo niba yaratinyutse kwihakana umuvandimwe we, umuvumo ntabwo wawukira ubundi. Rero urumva uyu mwana witwa ngo ni Noheli, yaje kugenda guterera ko noneho bigere hano, amubwira ati nagenda bendure rira jambo ngo nagenda benure, nkibaza abategarugori, abari n'abategarugori, ababyawe, uburyo umuntu w'umugabo abantu bita umuhanuzi bakamukomera amashyi, bakamuza comment ngo muhanuzi w'Imana turagukunda turakwemera. Abwira umuntu ati Noheli muhungu wanjye urabizi ko nkwemera. Urumva nyine bateguranye umugambi wo gusebya amaboko. Aranavuga ngo uzi no gutegura, bigaragara ko ari content bitegura. Aramuvuga ngo muhungu wanjye, ngo muhungu wanjye Noheli, ngo ndakwemera, guzi ko nkwemera, ngo wabizi gemba nanze kuvuga. Urabyumva mu yandi magambo yaramutumye ngo genda uvuge, wowe genda uvuge, njyewe reka mbyihoreye. Ngo kandi naguha uzamubenure, ngakoze muri RIB yose ngo nibuye ritameneka se.
ngo basakuze ubwo namwe murimo murasakuza muba yavuze basakuza turi kumoka no kwamira bareke bamoke bareke babire nk'inka ugende kumoka umugeye Kristo ari kwamira urumva noneho rero urumva baca umugani mu kinyarwanda ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo cyane yabwiye abantu ngo Imana izabanika arangije araza ejo bundi ati ajya kuri Zaburi isagifu mbese urabyuka Big Man umugabo afungurana mu rukiko umwavoka yaravuze ati mu by'ukuri nyakubahwa madamu presidente nibishaka nafungurwa tugize amahirwe agafungurwa ntazasubira kuri social media ibyo yavuze ntazongera kubisubiramo none yaraje ati Mutesi ahunze igihugu mu byumweru bibiri Mutesi araba yahunze igihugu Pastor Mutesi araba yahunze igihugu atorotse hari chane 3 zikomeye mu Rwanda zigiye gufunga ibyo yabivuze kandi The Choice itariho aragenda akareba ibintu akabifata agahita bikubitaho ngaho akavuga ati ibi nibi kubera ko yamaze kumenya ko hari kanose yo kakantu yamenye mu gatoya umuhungu rero harangije ati Mutesi azashakwa aravuga mu kiganiro cya mbere akoze kuri ati Mutesi Imana yamubujije gushaka umugabo bari we wese agarutse ubwa kabiri ati Mutesi azashakwa n'umugabo w'umubishop araho yavuze ngo ntago azaheka harya ngo ntago azaheka niba ngo Mutesi ndashaka ntaheka ntashira imugongo cyo ni ikiganiro yakoze kuri Zaburi akiza agifungurwa umugabo rero arakomeza ubwa kabiri aje avuga ati umugabo Mutesi n'umubishop w'uruhara imbere n'inyuma usana n'ibishaka ngo imbere n'inyuma ngusana n'ibishaka ngo kandi umugabo Mutesi yigeze kumubenga abaganga yabasa nabi umugabo rero n'ibishaka ni amateka maremare urumva umuntu uzuvuga ngo ibi ngibi noneho mwabyakiriye gute se wabashije kuvugana na mama Pasiteri mama Pasiteri ntabwo twavuganye ariko kandi namubwira ngo nakomere Uwiteka yabwiye Mose ngo bwira Abisiraheli bihagararire ngo Uwiteka ari bubarwanirije rero namubwira ngo nubwo atavuga nubwo ataza ngasubize twebwe turahari bo kuvuga no kureba no kumumenya kuko uriya ni umubyeyi w'Imana ni umubyeyi wiyubashye wari ufite umugabo wiyubashye wubashywe n'Imana n'igihugu kandi umutekano urarinzwe ahubwo ngewe ubwo bafite ngo namuhazamubenure niba bari kuzamushimuta bazamufata ku ngufu ahubwo ikibazo ngize ubu ntabwo bazamufata ku ngufu nanjye niko mbitekereza niyo bari kuzamufata ku ngufu hanyuma bakamushyira muri beni bakamubenurira oya buriya ni beni kubenura yashatse kuvuga ko ari beni nyine uriya umumama bo bazaza kubenura ari ikamyo bazabenura iyo bazabenura iyo ni imvugo nyandagazi irarenze kuba nyandagazi irenze kuba nyandagazi ni imvugo nyandagazi mbi cyane iyo ni imvugo nyandagazi irenze kuba nyandagazi ni uko uriya mumama nyine ari umuntu witonda wisengera Imana abasore baravuze ngo wacu basime mwisho watacoka yabagize bareke yarabaretse baravuga hanyuma kwereza abantu bazaceceka ariko ntabwo bihesheje Imana icyubahiro n'abanyarwandakazi tuyoborwa n'abadamu muri iki gihugu harimo abadamu b'abayobozi bacu twemera twabyawe n'abadamu tubyara abana b'abakobwa iriya ni imvugo nyandagazi mubo yandagaje na nyina wamubyaye yamwandagaje yamwandagaje Claude umwe urata mu bantu bagaragaje impungenge zikomeye cyane kuba uriya mugabo nyine baramurekuye ndetse ugenda unagaragaza ibitekerezo byawe ahantu henshi hagiye hatandukanye uvuga yuko ufite impungenge zikomeye cyane kuri uriya muntu n'ubundi azakomeza ibikorwa ari gukora aka kanya noneho rero bimaze kugaragara ko ibyo wavugaga byari ukuri ese ubu ngubu wundi wowe uritegura gukora iki nyuma y'ingibi bigiye hanze urabona tuba mu gihugu kireberera abanyarwanda bose kandi ibyo tuvuga utagira ngo inzego zirabireba inzego z'umutekano iz'ubugenzacyaha ni abakirisito nabo baba kuri social media barareba hari ibyo bareba bakabimenya urumva rero navuga ngo igikwiriye nicyo bazakora kandi mu by'umucamanza yashingiyeho ko nibishaka atazasubira muri social media gukora amahano none atangiye gutuka abagore no kubasebya no kubandagaza kandi wamuciriye urubanza ni umudamu arabona adakorera isoni umudamu wamuciriye urubanza ko cyane
njye nuko byumva nshuti yanjye. no pati tu imeze iterera dusogongezaho gakeya rwose abantu bahita baza ku ikaze bayimanuka ku ikaze tuzibaze nimugoroba. Pati tu nuko nibishaka avuka muri Burera mu Gahuga Kabarashi. Yarasezeraniye mu ruse umudamu basezeranye icyo gihe asezerana yari yarakanye ko nta babyeyi afite ashaka ababyeyi bo ku ruhande. Nyuma ku munsi w'ubukwe umukecuru wamubyaye wamwibarutse aza mu bukwe hahandi abana batanga impano ku babyeyi, impano ntiyayiha umubyeyi wamubyaye ahubwo ayiha wa wundi yise ngo ni nyina utari nyina wamubyaye nta naho muri Kigali. Hanyuma ikindi uturi Kanombe twumva ko turi Kanombe nawe uyu munsi wa none isi abagore babiri baragiye kuri ribu harimo umugore nyina w'abana ba Theogene bari barashakanye byemera amategeko batandukanye tuyaho mu Gatenga n'umugore wa Nibishaka umudamu babana mu nzu babanaga mu nzu n'ubu bari kumwe na Nibishaka kandi ari kuri kamera avuga ko nta mugore agira. So ibi byose rero urumva iyo niyo part 2. Okay, reka tugushimirwa abantu banyaruke baze kwikaza. Kwikaza TV Rwanda. Uyu munsi ni mugoroba rwose saha ya saa moya ikiganiro barabakirebesha amaso yombi. Urakoze cyane tubashimire Big Man na mugenzi wawe. Urakoze. Nta kindi narenza. Nibagiye kumubaza niba hari ikibazo gashonje. Tuzabikora ejo nanjye ndamubaza tumubaze niba hari ikibazo yaba afite cy'inzara kuko mande reka tujye tubwizanye ukuri hari umuntu uvuga kuri afite ikibazo cy'ibiryo cy'abagore benshi bamugaburira Okay, reka tubashimire ariko twe twumiwe twigendere numiwe bye.